Ndabona. Mwase. Oya mama turavugana. Twavuganye. Mama dore kuvugana. Niwe wabikubwiye? Ese bwo usubize ko telefone kuyifata byari ikibazo. Yego ndabizi niyo mpamvu nanjye ndi kwibaza nti baba babitse. Nyine wumve ko ba boss bose barampamagaye. Bampamagaye inshuro nyinshi. Ariko kubera imbaraga nkeya nafata telefone byari bikugora. So narabyihoreye rero ariko byanga bikunze. Nyine nzababwira ko nari bizabigenza. Urumva nta kibazo? Nta kibazo, nzinzabigenza. Ntabwo cyabura nese ubu ku kazi kanyu abo babosi banyu ni abantu beza ku buryo bakumva ikibazo wagize nta kibazo. Ba boss n'abana be. Ari kubera umugisha mana yawe. Nta kibazo hari nta kibazo. Wowe ni wowe umpuje nari wese ubu ngubu. Ese ntabwo ndabikomeza kugumana cyangwa kurwanira ibyo ntafite. At least niyo umuntu arwanirira ibyo afite iba ari intambara yoroshye gusa ngewe nari ndi kurwanira ntabwo ni intambara itari gukunda habe na gato. So nabonye nta mpamvu. Shishu urakoze cyane kandi nawe uzabona undi musore mwiza. Nawe uri mwiza cyane. Nta kibazo. Eko. Ukwiriye kujya unyizera mwana. Oya biragoye. Ndakurahiye. Halo? Guys, nawe nimba ufite umwanya atekereza kuri aka kantu gatekerezeho neza witonze uri buze ko nawe wasobanukirwa ndetse unagira ubwoba ku bintu urimo urarebera muri ino filime. Iyi filime yitwa The Homeless Girl, ngira ngo nawe urayizi ariko banza utekereze kuri aka kantu. Ndetse abantu benshi bayireba wabona ari abasaza abakecuru barimo bagenda bavuga ati ndetse ino filime iragenda iteraza abantu akaduruvayi ndetse ituma abantu banavuga amagambo menshi kuko ngo ni filime iragenda ikora utuntu dutangaje. Aka kantu rero nagake reka tukavugeho. Filime The Homeless Girl mwabonye yuko byatangiye nyine ubona ko Alice na Lewis bakundana. Ari ibintu bizwi ndetse no munsi ariko ukabona ko byahindutse. Ikindi kandi twatangiye tubona yuko Tricia akundana na Lewis nanone ku rundi ruhande. Ikindi nanone tuza gukorana nta mukunzi agira. N'uwo bita uyu nguyu nta mukunzi agiraga. Ariko uno munsi ikintu kimwe kiratuma abantu benshi bahangayika ndetse bakanatekereza ibintu byinshi nuko barimo barabona yuko uyu Lewis yamaze kuvuga yuko rwose akunda Alice cyane. Ariko ibyo ntibikora yuko Lewis nanone abona yuko Tricia ari we mugore mwiza ndetse ari umugore nyina amwemerera ko iyo babana ndetse Tricia nawe anabyemera. Ariko icyo si cyo kibabaje, reka dukomeze tukivuge. Uyu mukobwa Tricia mwabonye yuko yabyukare aragenda kwa Alice aramubwira ati ase Alice giye rwose isanzure ntabwo nyifite umutima mubi wo kuza nkukangamira cyangwa se nkubwira ibintu bibi je naje neza ntabwo naje nabi. Aramubwira ati rero ase nomero ya Lewis muvugane ndetse muraganire amuha no details zose ati genda uzivuge ndetse uniyunge na Lewis mukundane. Ariko se umutego mvanuri uyu Tricia ko yemeye kureka Lewis ni izihe muhe? Ni nka za muhe za bihehe tuzi. Tricia yemeye kuvuga ati ewa nagewe magaritse ikwiruka kuri Lewis nubwo ari umuhungu mwiza nakunze kuva kera ndetse nkaba nakumva nta n'undi mukobwa yamuntwara ariko sindamuretse ngiye kumuha Alice bamukunze. Alice kamubaza ati ese Tricia ni iki gitumye ureka uno muhungu? Ati giye rwose Tricia asubiza ati giye rwose narebye mbona kwiruka ku bintu bitanyirukaho ntacyo bitwaye ntacyo bimaze ahubwo ngomba kubireka. Gusa Alice nigeze ashyira nk'inyurabwenge sinzi impamvu ariko abantu mufite ubwenge cyangwa se abantu mwe muratekereza neza banza utekereze kuri aka kantu. None se nimba Tricia yavuze ati ntabwo ndi bugendege kugomeza ndushya Alice mwereka yuko rwose nyikurana na Lewis ngo mubabarize umutima ahubwo ngiye kumesa kamwe. Tricia yabaga atageti kurindi. Yewe uko ndi kubibona ni kuba Tricia ashaka kugenda agakorana na Dani no Lewis agakorana n'uyu mukobwa Alice. Tricia niyo gahunda yapanze kandi ngira ngo nawe nubireba neza urasanga ariyo gahunda ashaka. Tricia arashaka gukunda Dani akakuru rwanya rwo cyane ko Dani nawe
aba agaragaza yuko rwose yakunda yakunda uyu nyine muhungu uyu mukobwa Tricia, kuko Dani nawe akomeje gutonganya Lewis ati Lewis ntabwo wakabaye rwose ubabaza Tricia umubwira ati oya rwose ati ngo njye nkunda Alice, ati ibyo bintu ntabwo wakabaye wimubwira, ahubwo ikintu cyiza wakabikora nuko rwose wakabaye ubyihurira, cyangwa se ukagenda ukabwira Alice ati rwose nawe ndagukunda nyine, ukareka ngo gukomeza uteza ibibazo aho hantu rwose, ati ibyo si byo dushaka. Rero Alice nawe rwose arashaka kumva ukuri, arashaka ko Lewis yamubwira ati ye rwose bimeze gutya na gutya, mbwiza ukuri gutya, ariko ikintu Lewis ashaka nawe nuko rwose ashaka kubwira Alice kamukunda, nubwo bizamugora kubimubwira, nubwo bizamugora rwose njya kumuha icyizere ko yamaze kwiromarikamo yuko Alice ari igisambo, bizamugora rero kugira ngo amubwire ati Alice ndagukunda. Gusa Alice nawe aramutegereje, igihe cyose Lewis yagendera, igihe cyose Lewis yakwihanira, Alice yamugwamo ntabwo yamureka. Aganire kuri akantu k'ingenzi, ibaze noneho uyu Tricia urimo ategatinga gukundana n'uyu nguyu Dani, kandi turabizi neza twese ko abantu tureba ino filime The Homeless Girl, aho dusanga uyu mukobwa Nana yaramaze kugenda kugafata yo kwa Dani. Nana rwose akunda Dani, gusa Dani ntabwo ajya twereka yuko akunda Nana, ariko rwose Nana akunda Dani bya nyabyo, ni ibigaragara kuko iyo umukobwa aguhamagara inshuro nyinshi akakubwira ko ati uze neza, akubaza ibintu byinshi n'utwishi ndetse afite n'amasoni, icyo ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko umukobwa yagukunze. Rero natwe kiri kubitwereka yuko uyu Dani rwose yamaze kuba yakundwa n'umukobwa, ariko ikibazo dufite nuko turi kubona yuko Tricia nawe yakunze Nuza. Ikindi nanone biri buteze ntabwo bibuze Nuza Lewis yemeye guhara bino bintu. Lewis akunda na Dani muri kapa nimwe ndetse anakunda na Tricia, nubwo Tricia yagenda agakundana na Dani, uyu nguyu Lewis ntiyabyishimira kuko yababona yuko Dani amutanze imboga, kandi Lewis arabonaga ko nazihari. Rero Lewis nawe rwose ni ibindi bibazo arimo aragenda ateza, Dani nawe ni ibindi bibazo arimo aragenda ateza, na Tricia ndetse na Nana. Urabona ko filime irimo iragenda izana ibintu bimeze nk'iby'akavuyo, igiye kuba yahindana filime tubone ko ewana igiye kuryoha byanyabyo, kuko tugiye kuzajya dusanga harimo ibintu by'amarira, harimo ibintu by'ibyishimo, tubona ari ibintu nyine bidasanzwe kabisa, tujye tuvuga ati ewana ibise ni ibiki, ku buryo uzasanga abantu benshi rero banavuga ko iyi filime ari iyi ngiyi banayikunde. Rero niyo mpamvu igenda imwe ati ese ni aremera gukunda Tricia bya nyabyo, yemere kuba yacana umubano n'uyu muhungu ari we Lewis, bashwane cyangwa se byice kari akazi kabo bakora, cyangwa se Lewis nawe aremera guhara uyu mukobwa Tricia akundane na Dani, noneho uyu Lewis akundane na Alice. Ikindi se kandi Lucky aramutse yarakunze uyu mukobwa Alice byagenda gute? Uyu munsi turacyafite impungenge ndetse turacyafite n'ubwoba kuri ibi bintu. Ibaze guys, nawe bino bintu biramutse bibaye rwose ndikumva agiye muragenda bintu ubwoba, kuko urabona yuko ni ibintu bigiye gutuma abantu benshi bikanga, ndetse nawe uri kuri ino filime irimo uragenda ukabona ko ari ibintu bigiye gutuma filime rwose iryoha cyangwa se ihindana. Kimwe muri ibyo, ariko filime icyo nzi cyo izaryoha, kuko nitwa tubona Lewis arimo aragenda atongana n'aba bakobwa akora ibintu by'amarishiyeri, nyine ubona ko ari ibintu bitandukanye cyangwa se bisekeje, nibwo filime izaryoha. Nubwo tuzabonamo ibintu bitangaje, tukabonamo ibintu bango, harimo ibintu by'inonganya, ariko bizajya biryoshya tuyikunde cyane. Rero guys, ntawe ngira ngo urabizi, ngira ngo urabibona neza ko nimba uri kubitekerezaho neza, urimo urareba yuko uyu Tricia agiye kuyateza ivuru cyane, kandi niwe muntu wihariye 80% ry'ibibazo byose bigiye kuvuka muri ino filime, muri uyu muryango wo kwa Lewis, kwa Tricia, kwa Lucky ndetse n'ahandi hose. Tricia wenyine niwe wabihagarika, ndetse ni nawe urimo urabiteza, kuko reba nawe. Reka tubanze tuvuye kuri Tricia. Tricia yemeye kureka Lewis, aravuga ati ngiye kubwira Alice byose, mwereke yuko byarangiye nakunda na Lewis, ahubwo ngiye kumwereka yuko njyewe rwose muhaye byose, muhaye na rugari gukundana n'umukobwa ashaka n'umuhungu ashaka ari we Lewis. Ubwo rero Alice nawe yamukubyakira. Tricia none aganye kwa Dani, ni ikindi kibazo cya kabiri ateje, agiye kwa Dani kwereka yuko Nuza Lewis
ko noneho byarangiye yiboneye undi muruta. Ibaze nawe ibyo bintu kwereka noneho ko Lewis Dani ari umuruta. Dani noneho yarasimbuye Lewis. Ibaze ibi bintu noneho uyu mwuka mubi ugiye gucura kwa Lewis, kwa mama Lewis cyangwa se kwa Lucky. Ibaze ibi bintu. Ibaze noneho uyu Tricia, ibaze ko nanone agiye gutuma Dani na Nana nanone hacana umwuka undi mubi, ndetse akavuka undi mwuka mubi hagati ya Tricia na Nana. Urumva imiryango igiye guterana, ibintu bibe ivururu gusa, ibintu bihindane. Ngira ngo nawe ugenda ubibona episode 45, episode 42, episode 50 gukomeza, zose zizagenda zisa nk'iziryoshye, zisa nk'izirimo ibintu by'inkundo zishoboka muri tumwe tujya tubona muri episode za ba Lewis na ba Tricia. Rero guys, ngiye rwose nimwe ndabona bitandukanye, ndi no kubona ari ibintu bitangaje bigoranye, kuko ibintu rwose biratangaje kabisa, bigiye guhindura isura, bigiye gutanga benshi, bigiye no kwerekana yuko rwose filime igiye kuryoha. Ndetse kandi nimba uri kubitekerezaho neza, nawe uri buze kubona yuko ari ibintu bya nyabyo kandi by'ingenzi. Rero guys, muri iyi minsi nari ndimo ngenda failinga, nari ndimo ngenda muri abantu baba subscribers, hari abantu batarimo bagenda bakana subscribe kuko byari rimwe biramombya kabisa, byari bigiye gutuma mbivamo, ariko rwose murahari. Nabonye hari abantu batangiye kugaruka bakana subscribe, murakoze cyane. Nimba urakanze subscribe uri uw'ingenzi. Rero guys, nawe niba utarayikana ndakwinginze rwose kandi subscribe, niba ngombwa na kandi like, ugire muri comment wandike uko ubyumva, kuko ibintu tumaze kuvuga rwose biratangaje kandi ndakeka nanjye umuntu wa mbere ubivuzeho. Murakoze cyane. Rero ngiye nitwa Jogisirami, kandi subscribe, mukanya ndaje mbabwire n'ibindi byose bimwe birajya mbere rwose. Ntago